teka gutega imodoka nguhe lift mba ndari uzi ukuntu akalift kajyaho ngo lift ngo yisha niba ari iki nuko mba ndirutse ngiye kuri ya moto sha mana twamanutse ahantu ku musozi moto iva hejuru iramanuka mu mubande hasi. Yesu we mu mubande hasi nabonye ko umuntu apfa yumva nuko wa muntu wari untwaye tambwira ati nutamfata birakureba nahise mbibona koko. Mbese moto yataye umuhanda yari yacitse feri yo nirangiza sureba hano ko mfite nk'amakentusi kuvuga ngo kuno kuboko kwari gupfunyitse kuno kurambuye hano umunwa wanjye warasadutse hano kujisho haratobotse uri kubabona. Hello guys, muraho umeze mute? Twege tumeze neza, turashima Imana, tumeze neza hano iwacu kwa mama Ariel ni amahoro. Umeze mute mwebwe? Ndizera ko nange mumeze neza. Ni mutima ukebe tubasohoza ku bantu bashasha bageze hano bwa mbere kwicano ya mama Ariel. Turabaramukije aho muri mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye, mu mpande z'isi zose zitandukanye. Turabaramukije abakunzi bacu bari hirya no hino, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Afrika iwacu, abari muri Australia, hirya no hino. Mumeze mute? Yambi. Nanone ndi hano ndi kumwe ntago nkeneye kumwita umutumirwa kuko yabaye musangwa mwamwakiriye neza. Wiriwe neza mama Ariel. Wiruta. Turamahoro turashima Imana. Urashima Imana? Ni nk'ikintu kimwe kuba tuvuye hano ikintu ushima Imana. Kuryama no kuzuka si bisanzwe. Turashimira Imana. Turashimira Imana. Cyane. Cyane. Cyane rwose. Bivuga nk'ibihamije nyine ngo cyane. Cyane ndashimira Imana ko yatuzukije turi bazima. Hari abandi batari mu buzima nyine batamerewe neza mu mibiri, batamerewe neza se mu bijanye n'ubuzima bwa hano mw'isi ubwo aribwo bwose. Ariko twebwe turi amahoro, twaryamye biremera, dusinzira twabyutse biremera, twaje kwa mama Ariel. Yego ni ukuri. Washobora kuvuga urimo kudukurikirana umeze nabi uri mu bitaro urwaye ubuze byiringiro by'ubuzima mu buzima busanzwe ubona nta hantu ubuzima buri kuganisha. Turavuze nawe ngo pole nta bihe bidashira. Imana izinyuza mu muntu mu kintu ifite igisubizo cy'ukuntu bizagenda. Humura turavuze ngo humura cyane, komera hari Imana uko mbere kuna matunda muganira abaswahili. Ubura umukandida umukandida w'ibyiza cyane. Uyu munsi wa none tugiye kuganiriza iki abakunzi bacu. Umunsi wa none umva twaganiriza abantu ku ijambo rigira riti ntugacike intege kuco wiyemeje gukora, ku ntego yawe runaka, ku myemerere yawe runaka, ku cyifuzo cyawe runaka. We tubwira ko turavuga ngo tujye mu murongo no kudacika intege. Noneho tukaba twinjiye muri topic kera dusuza abantu aho tubwira abantu wenda umuntu ufite ibibazo ukabona ngo bacitse intege. Ese undi gucika intege ni igihe byagenze gute ku muntu? Gucika intege ni igihe uba watangije ikintu, projet runaka se, umurimo runaka se, warangiza ugakora ugatangira, nyuma yabwo ukaza gucika intege ukananirwa, ugata ibyiringiro byawo, ukajya wumva nkaho wa murimo ukunaniye bitewe na challenge ugenda uhura nazo mu murimo. Ikintu cyose umuntu yateguye gukora agomba gutegura n'ibimuca intege ukabyemera. Iyo ubihakana nibwo unanirwa, ariko iyo wemera ko hari byaguca intege urabirenga, ushakira umuti. Ubyumva ute? Gucika intege nanjye ndumva ari ukugera igihe wari yateguye ikintu ukabona ntikirimo kugenda nk'uko wari wagiteguye, ugatangirira muri wowe gutakaza ibyiringiro. Ico gihe ukabona mbese ushatse nko gusubira inyuma ukavuga sembireke bikomeze. Ico ni cyagiye bayitangiye gucika intege. Gucika intege navuga ngo bifitemo nk'ibice bibiri. Hari gucika intege ubwawe wenyine nta wundi muntu uraguca intege. Gucika intege noneho gucika intege uziciwe n'abandi bantu. Gucika intege uziciwe n'abandi bantu ni ukuvuga ngo watangije umurimo
ugomba kugira intego yawe runaka ushaka kugeraho. Rero ukiyemeza ko nta wundi muntu ugomba kuguhagarara imbere, ukima amatwi yaba amajwi muri wowe guca intege cyangwa se abantu baguca intege. Gerageza, birashoboka. Urugero wenda tuvuge nk'ubu ngubu urabona twafunguye hano cano, umuntu wa mbere wenda agahita akubwira ati ibi bintu wagiyemo reka twarabitangiye, twari byaratunaniye nushaka ureke. Icyo gihe umuntu wiyemesheje ayo majwi muri iyo minsi wabigenza ni nk'ikintu guto watangira kwitwara muri iyo minsi ubonye abantu batangiye kuguca intege ku gikorwa runaka batangiye gutangira? Iyo utangiye igikorwa ukabona abaguca intege, biba biguha courage, bigomba kuguha courage, kubera ko umurimo utagira inkomyi nta mbaraga ugira, nta n'umusaruro ugira. Kandi ikindi aho ngaho ugomba kurebera ku babishoboye, ugomba kurebera ku bananiwe, ku bacitse intege, kuko nta batananirwa. Mu bucuruzi barananirwa, mu gakiza barananirwa, mu mirimo itandukanye umuntu agenda ahura n'ibimusubiza inyuma bikamunanira. Ariko wewe udukurikiye ko turavuga ngo urebere ku babishoboye, ntukurikire babinaniwe. Niko mbyumva, wowe ubyumva ute? Nanjye ndumva mu gihe uba wiyomeje ikintu, burya nk'uko wari ubivuze ngo ikintu cyose watangije ukabona ntikivugirijwe induru cyangwa se ubonye nta muntu ukubwiye ngo ntikizashoboka, ahubwo wewe uvuga ngo kizoshoboka inshuro 100%. Kubera ko iyo wateye imbere wa muntu adasigara aho gati deja ubuhaye n'abandi bantu amasomo meza, ubahaye ubuhamya bwiza kuko ati uyu muntu wageze kuri iki kintu ni gute ngiye ntobigeramo, ni gute ntogera kuri kino kintu mu gihe uyu nguyu yagishoboye. Iyo ufite abantu baguca intege ahubwo bituma ukorana courage cyane, bigatuma ugira imbaraga ukavuga ati wa muntu navuze ngo bizagenda gutya, ukaza ukora usa nkaho urimo kuvuga wenda ngo ntibazabone ko wenda na failinze kuri wa muntu uhagaze ku murongo wiwe. Niko ngiye myumva ibyo bintu. Hagati aho ngaho ikindi kintu, iyo ubonye abantu bakubwira ayo majwi, wowe wibwira wowe muri wowe ndashoboye, ukibwira amagambo meza, ukibwira ko ushoboye, ukibwira ko ugikomeje, ukibwira ko ejo bizaba byiza kurusha uwo munsi. Niba uyu munsi nacuruje bikanga, niba uyu munsi nabyutse nkumva wapi, nta mbaraga mu mubiri, ndagwaye se mu rugo ko ndabona ibintu bitagenda neza, ibwire ko ejo mu gitondo bizaba byagenze neza cyane. Wa mugani bagiye baca ngo buce bucana yandi, kandi buca bwitwa ejo bugaca ari heza. Wowe uvuga ko ejo bizaba ari ibindi. Ubundi navuga ko wenda iyo mu gice gucika intege, jya ugerageza urebe ba bantu bya bintu urimo gukora, urebe ba bantu bageze kure, hapana kurebera kuri ba bantu bananiwe. Iyo urebeye kuri wa muntu wananiwe ukavuga ngo kanaka byarabunaniye, ubateye intambwe ya mbere yo gusubira inyuma. Ariko iyo wihaye kuvuga ati uyu nguyu yageze kuri ibi, kandi iyo ntambwe uvuze igira abafana yo kugira gusubira inyuma. Yego ko mana yanjye uvuze ngo nananiwe ikintu ntangiye, uhita ubona nk'abantu 100 bakubwira ngo nawe nabibonye, reka ajya gushaka ibindi. Akuza abantu kandi abantu muri kino minsi cyo kintu cisha abantu, nico kintu cisha abantu. Tuvuge umuntu agahita kubonera ha hantu akuzi, tuvuge ko ndakuzi ukora aka kazi cyangwa kuzi muraturanye muri quartier, akuzi uri aho ngaho gusa, umuntu agahita kubonera muri bwa buzima buri aho ngaho gusa, akagupangira akagukorera budget, akagupangira akaguha n'ubwenge ye, kawo uyu nguyu n'ubwenge bwe banza mbuzi, agashiraho na limit ye. Nta muntu ushirira undi. Ntukemere ko umuntu agushiriraho limit, ntukemere ko umuntu agushiraho limit. Umuntu amenyera undi ubuzima gute se agupangira gute ngo uyu nguyu uzi. Hari uturirimbo bajyaga baririmba abadeperi, buri uturirimbo twabo ngo sinzi ukuntu tujya tumera, ariko ni twiza nubwo bajya ngo ni nk'uko ririmbaho sinzi kuririmba mw'abantu ngaho kavuge mu magambo ngo intuza yacu ngo baratwitiranya ngo kandi ngo iki sinzi ukuntu gutya dange. Mbese nyine bavuga ko nk'uko dusangira ibishimbo ngo baratwitiranya, batubona ko twese turi kimwe. Kirazira kubona umuntu ngo umubone umuntu uhita umubona umupangire uko ameze. Hari akandi kantu bajya bavuga ni umugani nanone, ngo izaba imbuto ntirirumba. Ngaho bamusobanura ako kantu kateka.
irizaba imbuto ntirirumba. Mbese ni ukuvuga ngo ngerekeje mu magambo yanje irizaba imbuto ikizabaho ntacagikura cyangwa ntacagitangira nk'umugambi wawe. N'izuba ryake n'imvura igwa nyinshi imivu inyure hejuru hazi ibintu bitandukanye wewe songa nk'abantu mudukurikiranye wibuke reka wenda ufate urugero mu myaka 10 yawe ishize wibuka aho reka dufatire ku myaka 10 wibuka ahantu ugeze ubu nyine wibuka abantu baguciye intege wibuke ahantu bya bihe bagazubona ukabona ati se no bihe bizobaho kakazi wagiye gufungura ukabona bitari bushoboke ariko uyu munsi byarashobotse rwa rugendo wateguye ubona utazashoboka ariko wararugenzura rukomeza ya projet watekereje muri wewe ikomeye yabaye success cyane nagezweho hanyuma abo bantu bageze kuri marengo yawo abashikiriye mbese bageze kuri success yabo abantu nyine bateguye ibintu bakabasha kubigeraho abo bantu wababwira nk'iki umuntu wateguye intuza akayigeraho yarangiza agaceceka ntabwira abandi wamubaza ati sewe ndabona bigenda baracuruje warungutse cyangwa hariya bimeze bite akakubwira icyo nicyo kintu bekanagara abango bene wacu abanyafrika especially uziko nshobora kubona inzira wenda irimo umugisha warangiza ukayisha ukayigira ibanga ubwo ni ubuturi ibyo turabyanze turahamagara abo bantu bose ngo baze bakangura abandi bantu baze bagira inama abandi bantu baze batwereke inzira tuzamurane dufatane amaboko dufate wa wundi ukinaniwe umuzamure wa wundi ubona ko bitari bukunde mubwiye ati nanjye byagenze gutya wa wundi upanga umushinga ugaca mu gitondo yaranguye agahita ahomba agahita bivamo hari impuzu twajyaga tugira bajyaga baca ngo ururimi ngo rwubaka itaje ururimi rwubaka itaje n'utugare twayaduca mbese nyine urabyuka mu gitondo ururimi ukayubaka umunsi umwe itaje ikuzura ukayikorera buri kimwe cyose. Hagati aho nkubaze ururimi rwubaka itaje n'ururimi ruyisenya hari ubyuka mu gitondo akavuga ati ngewe ngiye gukora projet yanjye iwe akajya yumva nyine byuzuye undi akajya yumva yasenyutse yubatse igahita ihirima umucanga ugahita umubana muke amabuye agahita amushirana abo bantu babiri buriya twabasobanura gutya ngewe buriya muntu uvuga rwa rurimi rwubaka itaje ngewe nirwo noha courage uzi ko byabangwa no kwiyaturiraho ibintu byiza n'ibyiza kirazira kwiyaturiraho amagambo mabi kirazira ngewe nkubwije ukuri hari amagambo nagiye niyaturiraho araba cyane nkavuga ngo byanga byakunda bizagenda gute none se tutabikoze urugero wenda turabakirisitu kwiyaturiraho ibintu bijyanye no kwizera waba udafite kwizera ushobora kuba wenda ngo uyu mwaka byanga byakunda nzaba ngeze kuri iki kintu cyane erega mbere yuko abandi baguhanurira uri wa muhanuzi wa mbere muhanuzi wawe w'ibyawe ngo hanura ibyawe ngo hajya ndirimbo ivuga guhanurira ibyawe uhanure wizeye byose biremera cyane niko turi kubwira umuntu unaniwe wa muntu ucitse intege wa muntu ubona ko ubuzima bwanze wa muntu baturiyeho amagambo ko bitazashoboka wa muntu barimiye witakaye kavuga ati wewe ariko wasubije inyuma ukareba ibindi bitangaza Imana yabakoreye nk'abantu twaje gutanga iki motivation cyane gutanga motivation abantu bananiwe abantu baba bategura imishinga abantu badasohoka mu nzu hari n'abandi bantu babiyemeza bashobora kuvuga umuntu utajya wemera gutangira ku kantu gatoya urumva agahita akenera ngo atangire ku bintu 10 kandi ntazo afite yagira nk'Imana akabona igishoro cy'ibihumbi 200 ubwo si urwego rwa kenshi bari abantu benshi ngo batangirira kuri za miliyoni wenda amafaranga menshi adafite experience y'ibyo agiye gukora abenshi baraferinga kubera ko abafite budget y'umushinga munini agiye kwinjira mu kintu atarakora si bose ariko arababikora ugasanga ngo sinahera ngo kuri miliyoni ngo waba miliyoni 20 kuko abonye undi wenda watangiye ukanubwira agageza
bikemera kubera ko wa muntu yatangiranye za miliyoni wenda 20 cyangwa 30 ariko rwego rwe afite ibindi ku ruhande yatangije wa mushinga ku buryo atawukoramo cyane nahita atangiza ashaka ibintu aricyo atangira gukoramo niho kenshi usanga byanareba cyangwa ukaba ufite uwundi muntu tugira inama umuntu ufite igishoro gike agahita yijyana ahantu hejuru mu mujyi go hagati hahandi hakomeye hahandi bishura inzu y'ibihumbi 50 cyangwa 30 sadepa n'amafaranga y'umuntu hana dukurikiye aharere wa muntu uri gutangiza umushinga ko turakubwira ngo mbere yo gutangiza ureba igishoro cyawe ntabwo ari igishoro cy'amafaranga turi kuvuga gusa turi kuvuga ku y'umuntu aho ni hahandi ibitekerezo byawe ahantu bikwiriye aho ni hahandi ushobora no kugera wahereye nyine hejuru hahandi imbere ugeze ugatura n'abantu b'abacantege kuko bakureba ko wagiye ahantu wahereye ahantu wenda tuvuze ko guhera ahantu hejuru bitari birashoboka pe ushobora guhera ku rwego rwo hejuru ubifitiye ubushobozi bigakunda ariko wa wundi wanze gutangira kubera ko atabonye ibya mirenge biriya bimutangiza hejuru uwo ni wa muntu ukera wiciye intege muri we uwo ngo yiciye intege nta n'umuntu uramuca intege ahubwo yiciye intege aho ngaho ariko ikintu cya mbere no kwiyaturiraho ibintu byiza ibintu byiza burya bajya bavuga ngo akanini kavuye mu gato umugani ndawuhimbye si byiza akanini uhera mu kantu gato kakaguhesha ikinini nubwo nahera ku muhanda hano hanze kino gihugu cyacu tubamo ni cyiza turakangurira abamama bicaye mu mazu badasohoka ngo ntibakora ngo akanini kavuye mu gato yadacari buroga wagutangaje kanini kavuye birashoboka we ni ukuvuga ngo ncuruza amagi akampesha umugati nacuruza umugati ukampesha wenda ikindi kintu kigiye cyisumbuye ariko wicaye mu nzu ahera ku iduka wenda ry'imyenda urumva aho n'imyenda irarutanwa ushobora guhera kuri caguwa ungurisha utwenda twa mukeya tukampesha kuzagera ku iduka rikomeye ry'imyenda myiza ikintu cya mbere gikomeye iyo nta kintu na kimwe uzokora ngo ureke guhura n'abantu baguca intege akuze abantu baciye intege banangaha umuntu ugenda akaremera undi buzima akumva nguriya ngo ngaha ndamuzi ngo muhaye amezi angahe nguriya ngo muhaye ngo imyaka ingahe ngo turaje tumurebe ibyo ntabwo ari byo kandi nawe nubona baguciye intege ahubwo uzavuga ati baraje babirebe imana izisanga wa wundi nyine nawe kwa kundi ijambo ry'Imana tuvuga ngo tera intambwe imwe nawe gatera 99 dusanga niko bigomba kumera kandi na wa wundi udafite igishoro wenda udafite projet ari gutekereza ariko ufite ubuzima banza ushimire ubwo buzima nako yego cyane shimira ko wajyamo ukabyuka nabyo ni byiza uwaramutse abona n'ibindi cyane burya banga ngo umuntu wese uba ukiriho aba ari umukandida w'ibyiza kandi ibyiza ntibigira nyirabyo ntawe byagenewe amahirwe ntawe hari abantu bavuga ngo imivumo ngo imyaku ngo ibiki birabi nta gaciro bigira ku muntu usenga ngira ngo udasenga keretse ubyemera birashoboka ko wenda ko bishobora kuba biriho ariko ku muntu wizeye Imana ku muntu w'Imana itaravuma ese no muri biriya ntituzi abantu bagiye bavuma bakagenda ahubwo bya bintu bikabagarukaho wewe hajye ni baramu wagiye samahane z'umwotera y'ibiriya bariya ari umuntu utavumika cyane agakurira imbere yaho bidakunda akahahingira akahabyarira akahatungira byose bikamubera byiza kandi akenshi iyo ugeze ku ntsinzi waranyuze mu bintu bikomeye uyigendamo mbese uyigendana n'imifiyeri nawe uzi ko hari irindi jambo bavuga ngo Imana ikoresha ibinyantege cyane kugira ngo ikoze isoni kugira ngo yimenyekanishe imbaraga zayo ejo hari abantu bafite ubutunzi cyangwa bafite ibyo bagezeho bakagira ngo ni amaboko yabo ariko
buri wese waba warafanyikiwe bikakubera byiza waba utaragera hantu umenya ko Imana ariyo yagushikije hantu ubu urugero rwiza kandi umuntu wajya yishimira ibyiza by'uwundi cyane ibyiza by'uwundi. None se hari abandi bantu tubayeho mu buzima ukabona wenda wagezeyo we wagize amahirwe ushobora kugendana n'umuntu twajya gukomanga muri iyo ofisi yewe sinkingurwe cyangwa singirirwa amahirwe wewe bikaba byakunda ariko wagera iriya ukaza ubona wenda ngewe bitakunze usanga nkaho ushatse kumusuzugura nkaho nta bwenge afite nta n'ubuzi yakoresheje usanga we niba ugize amahirwe yo gutera imbere ugiye nko kwirata ku bandi bene abo bantu ntabwo bazi babaho cyane bikubita ku mutima ariko abo bantu Imana irabanga ndetse n'abantu ntibabakunda ngira ngo kwikubita ku mutima ntago ari urugero rwiza cyane ni ukuri ahubwo umuntu aba mwiza yacira bugufi. Hari umuntu uzugira ngo kubera ko nagusuzuguye wenda nyine mbona ntari urugero uzi ko hari umuntu utakuramutsa ngo muri kuri sezi imwe gute wahura nawe mu muhanda waba wanamuramutsa cyangwa agatangira kwitaba telefone akareba hirya akagenda n'abaturage biriya bintu bibona gute kandi baruzuye Imana yakugirira neza yagukubitiramo mana yanjye ibyo bintu n'ubuturage umuntu w'Imana muntu mwiza muntu tubwira muntu wumva tukugiriye inama ngo icyo Imana yaguhaye cyose kuba ugenda bikemera kuba uri umuntu wifuzwa n'abandi bantu cyane ntukabigire iturufu yo kuba wenda yo kubakandagira hejuru ibyo ucira abantu bugufi ngo kwicisha bugufi bizamura Imana icubahiro n'umuntu ngo bibanziza icyubahiro guca bugufi iyo ucira bugufi aboroheje kandi uzarebe bari abantu wenda babakiri babahirwe cyane bajya birata oya abatangiye gukira abari mu nzira y'amajyambere abari mu nzira yo gukira abari mu nzira yo gusingira ibintu ese baryamira nk'ababyekanye ni ukuri yongeye umuntu wirata ku wundi iwe kubera ko yahindura amateka ahita amera amaboko abiri ko mujyama mwese mukazana ingonera ku mazi agira umuhanda we uri prive bigenda bite agendesha amaguru ane se sinzi kurebera ko Imana twese dukunda kimwe urukundo rw'Imana nabwo ruratangaje twese ni uniform waba uri umukire waba uri umukene waba uri muzima waba keretse wenda ufite ikibazo cy'ubumuga nawe ntabwo aba afite sensi zitanu zose bazikora Imana iramukunda cyane iramukunda kandi ihora imuharira ibyiza Imana ihora mbese twese nta mpamvu yo kuvuga ngo niba Imana yanciriye ino nzira Imana yampaye umugisha ube iturufu yo kuvuga ngo ube kigusha ku bandi uzi ko urabona Imana igiha umugisha aho kugira ngo wa mugisha wanjye ube umugisha ku bandi ukaba ubikigusha ku bandi kuri turabwira umuntu Imana yazamuye ikamuha ubwiza bwayo ikamuha ibyo barimo kwita muri iyi minsi ngo amavuta ngo ufite amavuta umuntu wifuzwa n'abandi muri sosiyete ngo naba afite amavuta ugasanga wa muntu aho kugira ngo ya mavuta yasharinge mu bantu asangize ya mavuta bayikigusha ku bandi umubukireho ahubwo wa muntu bimuhaye uburyo bwo kwikubita nyine ku mutima abo bantu nabo ntabwo ari byiza ni ukuri hari akandi kantu numva twavugaho ku kantu ko kubaha bijyanye ntaho bitandukanye cyane cyane n'iyi topiki turimo abantu basuzugura abandi nyine abantu nyine ugasanga umuntu ntajya amenya urugero rwe ntazi icyiciro cye ntiyubaha n'iki ariko wari wabona umuntu waba gushangura mu rushango ngo arubasha usanga n'umuntu cyangwa ngo ariko wenda babaza ngo reka bimuvuga muzi ko nasuzugura ngasuzugura nk'imbwa iryana Yesu we ibaze kugerageza ntitora umuntu wari we wese upfa gufatiraho iboneye ngo reka nguriya ngo uramuzi ngo arushimbwe iryana ibaze bakugereranye n'intoza oya abantu turi kubwira kuri ino cana twaje kubwira abantu ngo mugaruke twubaha abakuru
abana bubaha abakuru, abakuru bubaha abatoya, ubwo ni urugero rwiza. Erega buri wese yifuza kuzasiga umurage mwiza cyane, ariko umubyeyi agakorera iki amakosa imbere y'abana. Hari ikiganiro ubushize Christophe aherutse gukora kwa Free Media, ndavugamo mu kintu kimwe yavuze nyine ibintu umuntu asigirwa n'umubyeyi. Nasanze imitungo itaze ku mwanya wa mbere. Ikintu cyitwa izina. Izina ni ikintu gikomeye, kiraruta imitungo. Ushobora gusigira umuntu imitungo ikomeye ariko ari ufite izina ribi, ya mitungo ntigire icyo imumarira. Aho bwira abamaze kurigeraho, turabwira abantu bafite izina muri sosiyete, twongere tubwire n'abantu bashaka izina, gushaka izina. Umuntu wa mbere ngiye umuntu Imana yagiriye neza yahaye izina, uzasubira inyuma wibuke mbere ko iryo zina wari umeze gute. Gusubira mu mateka, ubundi ikintu Imana gusubira inyuma no kunanirwa ni kutazirikana, kutibagirwa aho, iyo wibagiwe ahantu Imana yagukuye, iyo wibagiwe amateka yawe, iyo wibagiwe gushima, iyo wibagiwe guca bugufi, iyo wibagiwe ahantu Imana yagukuye, iyo wibagiwe aho yagukuye, bikuzanira amakosa menshi. Ariko ujye uzirikana, ariko uza abantu dufite hano bibagiwe Imana ahantu Imana yabakuye. Hari umuntu umwe wambwiye ejo bundi nyine bino natangiye by'ubuhamya, twanabikoze nk'ikiganiro ngira ngo n'umuvandimwe wanjye, ariko ntabwo twabigiye deep cyane. ngo Imana nawe ngo ushaka ngo mfite ubuhamya, ariko ngo ngiye mfite isoni, muma mbona ngo abantu ngo ntibisebeje ngo kuvuga ngo umuntu ngo byagenze gutya na gutya. Ese ukiri muri bya bihe byari biryoshye, Mana we wabwiye se na wa muntu we ntiwari ukeneye umuntu ukubwira neza, ntiwari ukeneye gufata ukuboko aya magambo nkubwire ngo buriya buhamya, biriya bintu byose mwakoze hari abantu byazahuye cyane. Iyo wumvishe ubuhamya wumva gute? Njyewe niba hari ikintu nkunda mu buzima, nkunda ubuhamya. Ubuhamya bufasha umuntu, impamvu y'ubuhamya ni ukugira ngo ukomeze abandi bacitse intege. Sinzi, njyewe ndibuka nk'ahantu amatorero umuntu twagiye tubamo tukiri abana batoya, n'abantu bagiraga ibintu by'ubuhamya, ugasanga batanze umwanya ngo tugiye gutanga ubuhamya, bamaze nk'isaha yose bari mu buhamya, ariko twebwe ntabwo tubigira cyane. Nabyo bigomba kubaho, kandi n'uyu murongo Imana yashizeho ni ukuri cyo gukora. Imana uyu murongo yashizeho, Imana yashinze iterambere ryaje, abazarikoresha nabi nyine ni kugwabo, ariko nanone umuntu ufite gukora neza Imana yashizeho inzira cyane. Ni ukuri ahantu wabonye ibintu wahavugiye, nagiye mbona komantere z'abantu, nagiye numva ibintu ndetse n'abandi bifuza kubivuga. Hari umuntu uba utarashira ibisebe ku mutima akiri kurira, yabyumva akarira, yabyumva bikamubabaza, ariko icyo ubuhamya bubereyeho ni ukubaka abandi bari inyuma, ni ukubaka wa muntu ucitse intege, waba urimo guca ku bintu waciyemo. Erega ibintu uba urimo gucamo babiciyemo, kandi hari n'abandi bazabicamo. Si ngombwa ngo wamuvuga ngo niyo byaheke cyangwa ngo birarangiye, ko turabuza abantu twaje kuvuga ibintu byo kudacika intege, ko turabwira abantu ntabwo ari gucika intege, kurangira kw'isi ntabwo ari isi irangiriye, kuba byakwangiye bijya byanga guhita wumva ngo byanze ngo bigakunda. Iyi nzira iyo yanze ugerageza iyi ngiyi. Njyewe ngenda cyafite ubuhamya nshaka kuzaba, ahubwo nuko wenda abantu bazareba bazabatsinguyeho baramuye. Batubwireho gato. Yego ko Mana yanjye, tubwireho gato duteye amatsiko. Iyo ni ikindi kiganiro nateguye undi munsi, zabitegura undi munsi. Kimwe nuko nawe abantu muri iki gihe muri sosiyete ibintu bitwishe, kandi iyo umuntu ucitse intege ujya kumukomeza, ntabwo wagenda ubwira umuntu ikintu ngo sore mwihangane, ariko iyo umubwiye ati yewe wenda urugero uhuye n'umuntu bakingiye inzu, nkamubwira nti humura, njyewe nabonye Imana ikora ibitangaza, nkuko nababwiye hari Imana yatuguriye inzu. Mariya reka ntange ubuhamya. Utanga ubuhamya utarangiye ukabyara. Yewe uvuze ibyo bintu nyibutse ikintu, nigeze nkora impanuka, twari uko ndeba hano mu maso hose, ahantu hose ureba nari narabaye umutuku, uruhu rwose rwaravuyeho. Impanuka gute? Impanuka ya moto, nakoze impanuka ya moto. Imana irangiza, sureba hano ko mfite nk'amakentusi, kuvuga ngo kuno kuboko kwari gupfunyitse, kuno kurambuye,
hano umunwa wanjye warasadutse, hano ku jisho haratobotse, uri kuhabona agakovu. Byari ibintu biteye nk'ubwoba. Nta gakovu koko. Iyi yari inkovu nini barayisonye, ariko Imana yarankishije n'ukuri, nanjye iri shimwe ritambukirije. Byagenze gute? Nakoze Imana. Tangira gira inkuru neza, kora inkuru nyirambure cyane. Nibyo. Oya, nishimwe natangaga. Oya, hari abantu batazi gutanga ishimwe no kuri kw'Imana. Vuga ngo aho yankuye. Vuga ngo nakoze impanuka ngo naraguye. Ubwo se kuko tubwiye gute? Ibyo si bisanzwe. Abantu bavuga ngo nk'abantu Imana yangiriye neza. Rega ngiye kuvuga kandi bize. Navuga nyine abantu bimenyere. Niyo afite umwanya none, ariko Mana ushimwe. Ni Imana igirire ibonye ko mvuga ngo nagiye wenda rugendo ngiye mu mujyi. Tugiye ku isoko bisanzwe. Ndangize turi mu nzira mfata akamoto. Mu gihe wenda ngiye kugera aha ngaha nkora impanuka. Hari impanuka zitandukanye. Ushobora kuba baragusoneye aha ngaha nari ngiye ku ishuri. Urumva? Noneho tugeze mu nzira mpabona umuntu yari prefete wacu. Noneho mufunguye ishuri? hari mbwembwe hagati nari ngiye gusoza tronco. Noneho ahita ambwira ati dore moto, hari musaza ufite moto aho ngaho. Teka gutega imodoka nguhe lift. Mba ndari uzi ukuntu akarifti kajyaho. Zaho lift ngo yishe niba ari iki. Nuko mba ndirutse ngiye kuri ya moto. Mana twamanutse ahantu ku musozi. Moto iva hejuru. Iramanuka mu mubande hasi. Yesu we. Mu mubande hasi. Nabonye ko umuntu apfa yumva. Nuko wa muntu wari untwaye tambwira ati nutamfata birakureba. Nahise mbibona koko. Mbese moto yataye umuhanda? Moto yataye umuhanda, yari yacitse feri. Yari yacitse feri. Hanyuma yamanutse no hasi. Nyine turagwa hasi. Njya nibuka umuntu yaguye nk'epfiriya, nanjye nsigara aha muti turi hagati. Ninjye wari uyegereye. Nuko mbyutse rero ikintu numvishe cya mbere namenye mu kanwa. Yahajegajega? Yakonjaguritse, amenyo yanjye yo hasi yarakonjaguritseho. Ujye ubibona? Simbizi, nzabireba. Nuko mpita numva amenyo mu kanwa yewe, mpita ntangira, uzi ko umuntu yatapfuye aba yumva. None nyine nahise ntangira gutekereza ngo mbaye ibihanga. Nkibona atapfuye aba yumva. None nyine buri muzima. Nahise ntangira gutekereza ukuntu mbaye ibihanga ndi inkumi. Ubaye manyobwa. Manyobwa disi. Urumva? Nuko ndangije tubyukije hahandi, nabyutse ubwo uyu munwa wari wasadutse burundu. Barabudoze naha ku maso. Noneho runo ruhu hari ahantu ku musenyi. Runo ruhu rwose rwinjiye mu musenyi, ubwo bakuyeho uruhu kugira ngo bankuremo amabuye. Ku matama yose na hano noneho hibaze na hano hari indi nkovu hano. Iyi nkovu yari nini cyane. Nukuri ndashima Imana yankijije iyo mpanuka yego nsubiza mu buzima. Ariko ikibazo nari nasigaranye gikomeye ni inkovu nari mfite mu maso. Nari mfite inkovu hahandi nagendaga nitwikiriye agashora. Kumenya ko ufite ikibazo ngahita mpura n'umuntu nkabona agize arishishe. Noneho byari bikabije cyane. Byari bibi nyine biteye iseseme. Yesu we. Kumwukira inkovu zigasigara ari umweru ku umutuku umeze nk'umweru. Bya bindi niko nasaga mu maso. Nyuma rero Imana irangiza, nanjye nyihaye icyubahiro. Imana ishimwe. None se gukora iyo mpanuka wavuze ko ari mwari mugiye ku ishuri. Mu rugo baje kumenya amakuru, byaje kugenda gute? Cyangwa wakiriye ku ishuri gusa utayizi? Wa muntu wari untwaye yari umusirikare. Iyo ufite yari nakomeye. Yahise ashakira mituweli aho ngaho, bahita banjyana mu bitaro ku kanya. Abiwacu bahageze nko ku wundi munsi. Nahamaze. Ibi bitaro biri hanze y'ikigo? Ntabwo twari twakagera ku ishuri. Nyine ibyo bitaro bakujyanyemo? Bahise banjyana ku bitaro byegereye muri iyo quartier. Nahamaze iminsi 3. Abiwacu baje hashize umunsi umwe. Ubwo baje. Kandi uzi ikintu gitangaje? Ntabwo nari nzi biriya bintu bavuga ngo cokoze gukura ni byiza. Ntabwo nari nzi ukuntu nyine baraje barambwira ngo hari umuntu waje arambwira ni data wacu. Arambwira ngo rege ahantu gusenga, ngo baramubwira ngo sinjye ahantu ngo ndakora impanuka. Ngo ntujye hano kandi ari ugiye ku ishuri? Usingende arambuza usingende.
noneho niba wari bumpe itike ngahita mubwira ati urashaka kunyiba tike none bikumbesha ngo senga bavuze kuko nta nubwo nabyemeraga. Nibaza ni ukuri Imana ari yakuburiye. Yarambujije arambuzanya mbyibuka arababara yarambujije abe musabye imbabazi ko ntamwumviye. Ahubwo no kuba warabayeho ukarokoka icyo gihe imbabazi z'Imana kuko Imana yari yabivuze. Nanga kubyemera disi ntabwo nari nabyemeye kuko sinemeraga ko bashobora kuvuga ikintu kikaba nyine. Wari utarakura mu mwuka? Nari nzi ngo niba uri kubivuga ariko nyine byarabaye birananiye. Niyo waje kugeraho si ubwo ngo cyangwa n'abandi bafamiliye basanzwe? Banzi ukuntu yari yararakaye ntabwo yari kuza kubera ko yahise abimenya kuko bari babimenye ko byabaye. Noneho abimenye niba ni nkaho yarakaye nyine yanga kuza kubera ukuntu yari yambujije. N'undi wangezeho mbere ye iwe yaje kundeba mu rugo nanjye mfite ubwoba. Ibaze ubwo nyine wavuye mu bitaro uhita utaha mu rugo? Navuye mu bitaro bantwara mu rugo buriya bari abantu ubona ku gitanda baryamye bagaburira biriya bintu ntibikakubeho. Ni ibintu bibi cyane. Uzi ko hari igihe kubera ko nari indwaye nyine urumva ko byari ibisebe mu kanwa bamerezaga yogati cyangwa akantu nyine ko kunywa. Nakoreshaga umuheha ntabwo nasamaga kubera umunwa nyine no mu kanwa hari huzuye ibisebe. Urumva noneho kubera ngakoresha umuheha. Noneho rero kumwe bari kumaka amaboko ntagira ntabasha gufata ngategereza nkarambirwa ko bampa. Wabashaga kwiga? Ntabwo nabashaga kwiga. Warategereza nyine ngo waze kugaburira? Icyo kintu nicyo noneho hari nk'ukuntu umuntu agufatiraho gutya ikintu agiye kuguha ntagushitse ku kanwa urindiriye ngo ni ukugira gute umwana kumuremba. Nahise menya buriya ngo haje umuntu mpita mbireba. Byaguye amasomo y'urwacu umuntu. Ikindi kintu cyambabaje hari nk'ukuntu nyine nababwiraga wenda ngo banyororosore nagize nk'icyokere igihe cy'imbeho kikagera kandi bicaye kubera ko ntabwo nabashaga kuvuga ndi kubareba. Noneho akaba nk'igihe wenda ubonye agakomeza akakororosora ahagira ngo uracyafite bwa bushyuhe kandi byarangiye wowe ushaka kwifubika nyine ukananirwa kubivuga. Izi ntoki zidakora kano kaboko karambuye kandi gapfunyitse. Ndashima Imana yankijije ndashima n'abantu bakurwaje bangiriye neza barangaburira aho hantu. Imana ibahe umugisha bose ndabizirikana. Ako nakanyuze. Imana ishimwe no kuri yakoze ibyo bitangaza. Ndabishoboye gutanga ubuhamya bikomeye. Nta muntu udashoboye gutanga ubuhamya kuvuga imirimo y'Imana yakoze biragoye. Ntabwo bigoye. Kuki oya ntabwo nyiganye. Imana ishimwe niba ariko bimeze ubona ko ngiye bishoboye. Ahubwo nabubaha se nzabubaha bwinshi cyane. Uravugisha ukuri imbere reka nzakaza episode noneho yagutinze inde Imana cyane. Imana uri umunyamugisha bikomeye cyane. Wa muntu wakoze impanuka urwaye urumva Imana ukuntu yamukijije nubwo twatevuga twabwa nka brag ariko n'ibintu byari bikomeye. Urumva kuri moto uraho ngaho iragutwaye ni benshi bagenda bari bazima kujya kumva umuntu ngo birarangiye cyangwa wenda akaba byaramuviramo ubundi bumuga ariko Imana mwinshi yumva ko tuyishimye ko yamukijije. Tugana ku musozo gira ikintu wabwira abantu? Ikintu nabwira abantu nabwira umuntu uri hahandi ntacyo abasha kwimarira ntacyo abasha kwikorera ateze ku bandi. Gutega ku bandi uzi ukuntu bibabaza. Niba hari ikintu kigoye gutega ku bandi uzi kugira ngo ukamera nkaho nta bwenge ugira. Nkongera nkabwira umuntu urerega uwundi muntu ni icyaha gikomeye. Kubwira umuntu ngo ejo nzagukemurira ikibazo ubona ari wowe watezeho warangiza ukamubwira ngo ejo wajya kumuhamagara ati hageze uri hehe ngo nzaza ejo hagera ngo nzaza ejo bundi hagera ngo weekend itaha. Ibyo bintu birababaza. Umuntu ujya ubikora azabyihane. Ntabwo ari indangagaciro nziza. Hanyuma wa muntu uri kubwirwa bya bintu cyangwa se wa muntu utegereje ubuzima cyangwa amakiriro no guhumeka ku bandi nakubwiye ngo ihangane ukomere ejo ni heza cyane ayandi. Murakoze. Imana yawe umugisha we wahisemo kudukurikira. Turagusanga udukorere comment, udukorere like, udukorere share. Imana yamwinjiyeho umugisha wizera nawe ko ejo hawe ari heza. Ntuwemere ko umuntu aguca intege, ntuwemere ko amajwi yose agucecekesha. Ibiza byose bigutera gucika intege bibwira ngo nimutuze Imana yanjye ndayizeye izabikora. Murakoze murakarama.